iyo waje gufata icyo kunywa hano ushyira amafaranga hariya ugasohoka ukagenda yicuruza nta kindi kibazo ntawe haba harangaye gutse ntawe ucuruzamo hano numva nta kibazo rwose kumba ari akamenyero kanjye nyirimba nzi ko inzoga nayisanga hano ngafunga iyo nshaka amafaranga yashira hariya namara kwirangiza amaze kwica akanyota ngasura ntabwo igifunga turabifataga buri gihe tuzaga kubifata ariko umuntu akishura nta wava amatishuye nta wakwibamo ngo ubijane ngo ubiheze iyo uguze icyo uragura ukarambika amafaranga uragendaga ariko iyo utagishuye genda ukabura mwana muze oya iricuruza ya boutique iricuruza uraza ukagura ikintu gasheho hariya wibesha ukajana ikintu ntushireho isete ibi ni biki ngo byagenze gute napfuye munabuze nguze ibirayi n'itomati. Big Towners mwonje mwiriho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo kurikirana Big Town TV buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. Nje nitwa Baktingi ni Big Town TV cyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze mugakurikira izi gahunda. Mu by'ukuri nsige mbona ibintu bitandukanye, ibintu biteye ubwoba, ibintu bitabaho kwisi. Nsige mbibona, nsige mbyumva bigatuma nanje ngera aho hantu hari izo nkuru cyangwa hari ibyo bintu bitandukanye, ibintu biteye ubwoba kugira ngo tubashe kubamenyesha mwebwe murimo kurikirana Big Town TV. Hano muri iki cyaro icyanzanye uyu munsi ni ukureba ya boutique maze iminsi ndimo kumva ngo hari boutique yicuruza. Iyi boutique nta muntu ubamo, nta muntu wicara kuri boutique ngo agurishe. Murabizi boutique tumenyereye kujya muri boutique ugatanga amafaranga, umuntu akakira amafaranga akaguha ibyo ukeneye, nimba akeneye kugarurirwa eshanje akazi kugarurira. So iyi ngiyo yicuruza gute? Yitwa boutique yicuruza. Ese yicuruza gute? Iki nicyo cyatumye nza hano kugira ngo tubashe kubimenya. Iyo waje kugura umugate ugafata umugate wawe ugashira ugatanga amafaranga uyahereza nde? Uyashira ayo mafaranga. Ese wibeshe ukiba byagenda gute? Ibi byose ndashaka ko tubimenya maze tumenye impamvu bigenda gute, kuko kenshi tumenyere iyo umuntu ashonje ashobora kuba ari umujura akaza ahantu agasanga ibintu akifatira akarya akikomereza. Ese kuri boutique yicuruza aho bimeze gute? Umuntu yashonje, umuntu yo ashaka gufata ideni, kandi boutique zo mu makaritiye zitanga n'amadeni. Sasa iyi boutique yicuruza iyo ashaka gusaba ideni bigenda gute? N'ibindi byinshi cyane tutazi. Turi hano muri iki cyaro, reka dukurikirane amakuru tugere no kuri boutique ndaza kubabwira n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Don't forget to subscribe bori mu kurikirana Big Town TV. Ngwino nkwereke. Yes, Big Towners niko nari nababwiye mu kanya gatoya ko tugiye kureba, tugiye kuza kuri boutique. Iyi ni ya boutique bavuze, iyi ya boutique numvishe amakuru yayo ngo ni boutique yicuruza. Nta muntu numwe ugurisha muri boutique. Ni ngiyi hano. Reka tugiremo turebe ubimeze. Yes, yayo ninde? Ibintu byicuruza gute? Ibi bintu biteye ubwoba. Ku muryango honyine tu handitswe ngo boutique yicuruza. Ni ya yindi bavuze twahageze. Ese bikorwa gute ibi bintu? Reba nka hano ku muryango urusenda ni 50. Wino. Iyi ni ya boutique nababwiye. Reba ngira ngo murimo kubona no ibyo kunywa. Iyi ngi ni Skol ngo ni cyabiri. Skol Lager 800, Malti 600. Iyi ngi ajya ni mbari ibiki 1200, 700, umugate 600. Iji rimwe ni 150. Biteye ubwoba ariko ngiye nabwo mfite kuko nago naje kwiba. Ndashaka kumenya amakuru maze mbashe kuyabagezaho mwebwe murimo kurikirana Big Town TV. Hano ku ruhande ngo kwiba nago bishoboka, shira amafaranga hano. Yes, amafaranga ni hano. Ngira ngo murimo kubibona hari akantu sinzi kuntu bakita mu Kinyarwanda kizima. Aka kantu niho bashiraho amafaranga. Biteye ubwoba ariko nago naje kwiba. Reka turebe. Ibiceri umuntu nimba ashaka kwigarurira bimeze gute? N'ibiceri birimo. Murimo kubibona abarimo kurikirana Big Town TV. Iyi ni ya boutique nababwiye, boutique yicuruza.
icyo nshaka ko dukora nonaha ndashaka kumenya ese nibyo iyi boutique iricuruza cyangwa biba bimeze gute. Ndi kumwe na cameraman wanjye hariya Nina behind the camera. Ndashaka ko dufata time ukihisha tugafata iminota ishoboka nimba ari amasaha 2 3 4 5 nta kibazo, ariko ndashaka kureba umuntu uzamo hano agakora gahunda ze kugura cyangwa uko ariko kose biraza kuba bimeze gute. Arafata ibintu agure agende cyangwa bimeze gute, ariba cyangwa bimeze gute. Reka dufate time cameraman tugende tujye kwihisha maze tuze kureba mu kanya gatoya. Ndaza kubabwira iyi niyo boutique bavuze. Let's go. Akanya turimo gutegereza hano nta muntu urinje, ariko twabonye umwana muto yariya ari kugenda ariya twahisha amakamera yacu kugira ngo turebe ese agiye gufata sinimba ari iki ni biscuit amafaranga ni kwa kundi n'abana barabizi. Ibi bintu biteye ubwoba, ni ibintu bigaragara ko bamaze kubimenyera cyane. No gufata ibintu hariya kuri boutique ugashyira amafaranga ukahita wikomereza. Ntago bisanzwe na gatoya. Uyu musaza tugomba kumwinjirira. Camera tugende. Muzehe mwiriwe? Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Ndabona urimo kwica kanyota. Banza ugotomere kwanza ndakwibwira mukanya. Neza cyane. Ni byiza cyane. Kari kanyishe cyane. Uzi ufite imyaka ingahe? 65. 65. Urakoze. Je nkunda kuganira n'abasaza abantu bakoze nk'abo. Muzehe twakubonye waje nawe kuri boutique. Urayizi? Ndayizi. Sanzwe uzano? Nsanzwe nza hano rwose. Nifuzaga kumenya amateka y'iboutique. Twe turamenye makuru. Icyatuzanye hano no gushaka kumenya ese ibi bintu nibyo batubwiye kuri kubijyanye n'iboutique, ariko nago turabyemeza nago turabimenya. Noneho banza tubwire kwanza biba bimeze gute, iboutique ni yande, ikora iki? Iyo waje hano ugafata cyo kunywa bigenda gute? Iyo waje gufata icyo kunywa hano ushyira amafaranga hariya ugasohoka ukagenda iricuruza nta kindi kibazo. Amafaranga washyira he? Hariya mu kantuza. Ntawe uyakora no kuyakora. Egera utwereke. Ifate agacupa kawe nta kibazo. Ayo nangahe? 700. Kubera iki se washyira? None kubera ko niko nitumenyere kujya gutuje tuyashira hariya twamara gusoma ugataha ugasohoka bagenda. Ubu waje kwifatira akabiya kawe nukarangiza uhita ushyira amafaranga yawe hariya. Nzoke ntaye. Hari umuntu ucuruza amano? Ntawe haba harangaye gutse. Nta muntu ucuruza amano? Ntawe ucuruza amano. Naho baho? Ntawe. Bikorwa gute se kubera iki? Kubera ko nyine yarakamenyero ko tumenyereye kugira ngo tuze niba rakayuga nkaka ukagasoma wamara kugasoma ugashyira amafaranga hariya ugasohoka ugataha. None ufashe icyemezo cyo kwiba ukaza ukinywera akabiyeri kawe ugasohoka ukigendera bigenda gute? Baragufata bite uko nyine ari icyemezo cyo kugira ngo bagufate, baragufata kuba wiba. Noneho wazanye nk'inoti ya 5 ugafata akabiyeri ka 500 700 ubigenza gute? Uko mbigenza fatamo amafaranga 400 na 300. Ubwo namara gufata 400 na 300 ngataha agenda. Ubwo uyafata hari nje yanjye ya noti ya 5 nishira muriya, namara kwishira muriya noneho nkigarurira mbisi. Niko bimeze rwose. Ni hatari. Amafaranga arenga bigenda ute? Ntabwo uko nza ngira mfata bafata nyine agakwiriye n'abandi bose nuko babigenza. Bose niko babigenza. Hashize imyaka ingahe boutique ifunguye? Imyaka isize umwaka n'igiki. Boutique iri hano? Iri hano. Nta muntu ucuruza muri boutique? Ntawe. Ni boutique y'icuruza? Biteye ubwoba. Ntabwo mva ko ashobora kuba ari imiti.
sinzi ko ari bye nta miti ariko nyine ibyo ari byo byose nyine wowe ubibona gutyo tu mbibona bica nyine ni numva nta kibazo rwose kumba ari akamenyero kanjye nyine mba nzi ko inzoga ndayisanga nunga ngafunga iyo nshaka amafaranga yashira hariya namara kwirangiza amaze kwica akanyota ngasohoka. papa nta munsi wigeze wicwa n'akanyota ukaza hano ukifatira akabiyeri ukitaye? Oya ntabwo byashoboka. Mba mfite amafaranga yo kugira ngo nyishyure. Ntabwo ushobora kugenda utishyura? Oya ntabwo nshobora kugenda ntishyura. Ikintu cyantangaje hano nabonye ibintu byose babishyizemo ibiciro. Ubwo icyo ushaka uragenda ukagifata none wamara kugifata amafaranga ukajyana ukayashyira hariya. None biremerewe kwicara hano? Iyo ushaka kunywera hano biremerewe kwicara? Biremerewe ariko nyine ntabwo ari cyane nyine ni ukusoma nyine ugasohoka utaha nyine ni niko bimeze. Ni hatari. Nyirayo ninde? Nyirayo nuko mwibagiwe nyine ibyo byose nyine ariko nyirayo ntabwo mbona ko bose baza bafata ikintu none ibintu iyo byashizemo muri boutique nk'umukere washize hano abantu bawuguze bagashira amafaranga yabo hariya ninde ujye uzana no ibintu baragera bagafatamo ibintu bagera bagaja gushikira ibindi bamara gushikira ibindi n'ubwo bakaza bakabipanga hano bakikomereza. Yatari ngo nago muzi nyiri boutique ni gute mumenya nini uza gufunga ino boutique? Nani nyirayo nuko tutamubona. None boutique ntabwo igifunga? Ntabwo igifunga. Amasaha 28. Yatari ibintu biteye ubwoba. Na hariya uremerewe kujya? Hariya ndemerewe rwose kugira ngo ngene icyo nshaka nkongera ngagisubiza amafaranga acira hariya. Cyangombwa no gushyira amafaranga hariya. Ushobora kujya hariya ugafata icyo ushaka ariko amafaranga akajya hariya. Nanjye ndashaka kugerageza nimba ari uko bimeze biteye ubwoba ariko nagerageza. Ngiye gufata agafanta mfite akanyota cyangwa amazi maze ayo mafaranga nze nyashire hariya turebe. Bambwiye ngo biremewe kujya hano. Ni hatari. Ni hatari ndafata iki? Muze nta kibazo? Mfite ubwoba. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Amazi se ari ngaya. Reka mfataka. Amazi hano ndabona bashizeho 300. Nafashe agacupa k'inyange. So nsho gusohoka nishyuye amafaranga y'abandi. Cyo kubigendera. Oya gusohoka maje washira amafaranga hariya. Wamara kugarangiza ugasohoka. Cyangwa nyine ubu ushaka kugira ngo utahe ukagira uti ukagataha n'amafaranga washize hariya. Reka nishyure rwose. Biteye ubwoba ariko ndayanywa tu. Reka nishyure amafaranga hano. Hariya banditse ngo ni 300. Ntabwo nibye nigaruriye 700. Aya mazi yateye ubwoba ariko ndayanywa. Si inyange se? Bambwe mfite ubwoba ariko ndayanywa. Nta mazi asanzwe. Ni inyange iranaryoshye. Muze Evan asante sana. So nurangiza akabiyeri kawe uretse wigenda cyangwa uraguma mama? Oya ndagasoma ntahe rwose ikunda bansiza akanyota. Murakoze namwe. Papa urakoze cyane. Ndacyategereje kureba nimba hari nabandi bari kwinjira muri boutique kubarimo kudukurikira kuri kamera za Big Town TV. Mwabibonye Muze yatubwiye ni bisanzwe hano i boutique maze nk'imyaka 2 umuntu araza agafata ibintu bye agashyira amafaranga hariya akikomereza. Okay, reka turebe. Yes, Big Towners hari umumama amaze kwinjira kuri boutique.
aje gushaka hano. Ibi nibyo bitangaza bya boutique icuruza, ngira ngo murimo kubibona. Uyu mumama nawe akaba yamaze gufata umunyu we. Mama, amakuru ni meza. bite bya? Ni byiza. Mvuye mu murima mvuye guhinga none nje kugura kunyu. Akunyu? Akunyu kagura ngahe? 200. Nabonye nano biranditse. Ni 200. Ni 200. Mvuye mu murima none kugira ngo nje guteka. Noneho ko winjira ari ukifatira ibintu. Turabifataga buri gihe tuzaga kubifata ariko umuntu akishura nta wava amatishuye. Kubera iki? Hano ni mu bapfumu nto wava mutishuye nta waba ukivuyemo bagufata. Waguma muri iyi nzu. Iyo wibye na waguma muri iyi nzu? Nta wakwibamo ngo ubijane ngo ubiheze. Iyi boutique mbambwe ngo imaze imyaka 2 nibyo? Hamaze imyaka 2 bayicuruza. Ariko umuntu wacururizaga nto tumumenya. Ntane nahamubona. Nta n'umunsi numwe wari wamusangana? Kanone namusangamo nukugura nkagenda uraza hano ugafata ibintu byawe ukahita wikomera? Nkigendera mfa kuba mfite amafaranga ndishyura. Hari umuntu wigeze kwiba muri boutique? Hariho abibagamo nyine bakabafata. Babafata gute? Naba bafite za moto zizagerira zigahagarara. Moto zigahagarara? Kubera aho bagiye batishyuye. Baba bagiye batishyuye nyine bagira nyuma zigahagarara. Undi muntu wigeze kumva yaje hano akiba byagenze gute? Nawe baramufashe. Gute? Baramufashe nyine moto igeze nyuma irahagarara. Ageze ubwo rero bati wagiye utishyuye ati sinedishyura uwo ntari kureba. Baramufashe. None ko abuze bagiye batishyuye barabafata, ninde uza kubafata? Umuntu uzaga kubafata ntone namubona. Ntone namubona. Ntago se wowe wigerageje umunsi umwe wagerageje kubaza ese iriya boutique ni yande nyirayo umumenye? Umucecuru niwe wambye ngo we yaramubonye. Yakubwiye ko ari inde? Yarambye ngo ni umupfumu yabonye ngo ntabwo nibo mucecuru we niko yambare ko ari umupfumu yabonye. Ese iyo mwaguze ibintu bya hano ntago mujye mugira ubwoba nko kubikoresha? Uwo munyu wawutekesha neza udafite ubwoba? Nho tugiraga ubwoba kubera tuba twishyuye. Ikibazo ni ukutishyura gusa. Ni umuntu yagiye atishyuye ho ari indi manganye nuko niho yagira ubwoba ati ibintu birampagama kubera nta byishyuye. Ariko iyo wishyuye nta kibazo? Nta kibazo umuntu agiraga yishyuye. Mama urakoze cyane. Sasa njyewe nkeneye kumenya amakuru ya nyirayo. Nyirayo ninde, atuye hehe? Ndashaka kumubaza amateka y'iboutique cyangwa yabitekereje. Numvaga ngo atuye kure ariko ntaho mbizi. Ntaho mpazi. Basi ikomereze gahunda zawe, fata isuka yawe turaza no kugutinza. Sawa mama. Abarimo kurikirana Big Town TV mwabibonye. Izi gahunda nuko nguko ko mbezi bazimeze. Nukuza ugafata ikintu cyawe ugashyira amafaranga yawe hariya ukikomereza. Nanjye nafashe amazi. Ikibazo nuko utishyura gusa, iyo wishyuye nta kibazo. Ndashaka nyirayo ninde. Iyi nkuru turakomeza kuyikurikirana mpaka tumenye nyirayo ninde. Let's go. Yes, kubarimo kudukurikira kakanya nje ngo mwabibonye mwabyumvishe ni ibintu biteye ubwoba cyane, ariko nuko nguko. Hano dufite umumama batubwiye ngo arahazi, aramuzi nyiri ibi bikorwa byose, nyiri boutique aramuzi. Twifuzaga kuganira nawe atugezeyo, ariko nawe atubwire amateka y'iboutique. Ese ni gute umuntu ashyo ku boutique shyo kwicuruza? N'ubwa mbere twabibonye, ariko reka tubikurikirane neza muraza kubyumva tu. Reka tubanze tubasuhuze. Mwiriwe? Yego. Amakuru? Ni meza. Witwa nde? Wirage Julienne. Uyu nguyu ni mama? Ni mabukwe. Ni mabukwe? Umugabo ari he? Umugabo ari mu rugo. Ndabona ufite isuka. Mvuye guhinga. Uhinga he? Hano haruguru. Uhinga iki? Ibigori. Okay. Noneho iriya boutique hariya batubwiye ngo nta muntu ujye uyicuruzamo. Nibyo? Nibyo, nta muntu uzicuruzamo, nyirayo ni umupfumu. Umupfumu? Uramuzi? Ndamuzi.
noneho kuri ya boutique umuntu iyo yagiyemo akiba cyangwa agafata ikintu akareka kwishyura cyangwa gushyiramo amafaranga ariyo kuntu twabibonye bigenda gute? iyo utiyosizemo amafaranga usigaraga muhagaze, iyo wishyuye uragenda. Iyo wishyuye uragenda, iyo uguze icyo uragura ukarambika amafaranga uragendaga, ariko iyo utagishyuye ntugenda. hari umuntu wigeze ubona yafashe ikintu hariya kugenda bikamunanira? Birabaga biramunaniraga bisohokaga. Ese wowe ku giti cyawe hari umunsi ujya muri ya boutique kugura ibintu? Yinjagamo kugura nk'isabune nangwa se umunyu nangwa se akawunga ko guteka. Iyo wagiye kugura umunyu cyangwa isabune ubigenza gute? Janaga amafaranga namara gushikira icyo ndashikira nkayarambika nkasohoka. Umenya gute ibicuruzwa hariya bigura ngahe? Ibiciro bibaga bihari. Ugafata ikintu, iyo ufite inoti ya 5 ukeneye ikintu cy'igihumbi cyangwa 1500, eshanje bigenda gute? Shanje nayo gabaga hari amafaranga urigarurira. Urigarurira? Iyo urigarurira. Mu gihe gatabaga arimo ujanaga gavunjije. Iyo ujanaga kuvunjisha warangiza ukaza ukishura. Noneho turifuza ko utujyana kuri uyu mupfumu tumubaze kuri boutique ibimeze gute. Muze nje kuhabereka. Mama, amakuru? Amakuru? Ni meza. Ni meza. Ntabwo yumva? Ni meza. Mubaze nimba iriya boutique nayo yarayizi. Butike si uyizi. Ya butike si uyizi. Butike? Ngo nawe arayizi. Ndayizi. Urayizi? Noneho tujyane kuri uyu mumama, kuri uyu mupfumu. Abarimo gukurikirana Big Town TV ngira ngo murimo kubona ubu ngubu bakaba agiye kutujyana kuri uyu mupfumu turebe ese bimeze gute. Ibi bintu biteye ubwoba mu by'ukuri ko barimo gukurikirana Big Town TV. Reka tugereyo turebe. Mukecuru ari kugenda buhoro cyane hariya ngira ngo murabibona. Ariko baratugezayo tugiye gushaka umupfumu tumubaze uko bimeze. Kuri cyaka kanya ndi kumwe n'aba babyeyi bagiye kutujyana kuri uyu mupfumu. Muze tugende. Ni hehe? Mutwereke. Arya atuye he? Tuye hano haruguru. Tugende nje kwa kwere. Yitwa nde? Kwa Rukangura. N'uyu nguyu? Niwe? N'uyu nguyu. Muzehe? Amakuru? Nimeze muraho neza? Yego muraho. Mumeze muti? Muraho neza ngo nabakire mu kanya ngo nuko. Mumeze muti? Turakomeye. Mumeze muti namahoro? Ntabona agatebe se nanjye nicara hano ndashaka kuganira. Bakwica kwa kwa. Reka nicare hano. Nta kibazo. Ko wacyanye se. Yamaga data. Mumeze biteruka ndi Rukangura mwana. Garukiwe mu cyo baranyumva data. Genda ukabura mwana Rukangura. Muzehe oya. Yewe bari. Ni bikize. Kama unungiye ni biki? Oya nta kibazo. Genda umunyamakuru. Muzehe wacha. None ko bimeze biti ni biki? Muzehe. Kununguye. Banza tubabarire kwanza shirari. Urimo kudukanga papa. Oya nagukanga yimwa. Kununguye ubwa. Ntabwo nagutunguye cyane. Uzi impamvu naje hano? Ndi Rukangura ngiye. Anje mupfumu Rukangura ndatu mufuti gakondo Rukangura byaka tatazi ibyatanze byose Rukangura byose. Bikaze. Nibyibwe byose bya bikaza byose. Icyanzanye hano. Jana karyasho bwite. Genda abyeyi. Papa. Kare. Oya nta kibazo. Reka tubanze tuvugane kwa. Reka tubanze tuvugane. Gaba. Yego. Shira hariya n'inyumuriro. Icyanzanye hano. Yego. Bambwiye ngo ufite boutique. Ndayifite boutique. Akaduka gatoya hariya ndagafite. Nakawe. Noneho. Yo. Amakuru dufite nuko iriya boutique nta muntu ucuruzamo. Iricuruza ya boutique. Iricuruza. Uraza ukagura ikintu gasheho hariya. Wibesha ukajana ikintu nushireho isente. Birakuyobera. Uranyumva? Ndakumva. Birakuyobera rwose pe.
uraza ugaca amafaranga hariya ugafata ikintu ushaka hariya ukigarurira hariya ukagenda wibesha ukagenda wowe ubwawe nta kintu uzanye hariya ukajana ikintu cyanjye umwotsi wawe mwinshi reka negere hano nuko bikagura ibyintu igihe tata uranyura ndakumva nuko biba bihameze kandi ukagura ahangaha ni ukagura ibintu byose byagize ibyago uranyumva ndakumva yego noneho ubigenza gute kugira ngo boutique yicuruze reba idagara ry'amazi warabye ujya kwatako iki cyo idagara ry'amanyi n'abantu kitegeza ki kitegeza ko kandi bose balala uranyumva ndakumva ntabwo wagera hariya mu boutique mu kabutike kajya hariya ujana sente hariya ugafata icyo ushaka wamara kuzajya icyo ushaka cyo bwawe ukajyana icyo ushaka ugasiga sente sasa umuntu iyo yaje akibariya kuri boutique bigenda waribye wabiba kuri boutique hariya uragenda ukahika amaboko uranyumva data urahika amaboko cyane ukagitugarura ibyanjye ntabwo ushobora kwiba kunyiba cyo ukanye n'uwakwibye n'ubwanjye n'uwakwibye ubwawe urazi ibyo wibakwibye byose bikabikugaruriza mu dakika nkeya nta muntu ugeze kugerageza kwinjira muri boutique yawe akakwiba uwagibye hariya muri boutique yanjye umuntu yagibye hariya ajana moto hariya ipikipiki yarayizanye ipikipiki hariya uranyumva ipikipiki yarayizana ipikipiki bamaze kuyizana ita hariya yamutuye wasi hariya aragaruka asaba imbabazi ibyo byari byose arabigarura undi nawe yaragiye urumva umwana we hariya yahise areka amaboko inyuma agaje inyuma y'ibiri uranyumva icyo ni igihano cya mbere yihaye cyahawe na Rukangura yabana Rukangura byago undi wakwibye byagenze gute undi wanyibye hariya sasha byakubwira mwana wanje uranyumva mwana wanje wanyibye hariya yaranyibye hariya maze kunywa hariya aragenda yaragiye hariya umuntu akamukubisa amaguru hariya agacikamo kabiri hariya idakika nkeya umuntu akamukubita hariya kuri sibiri kirano ntabwo umuhamya abantu benshi uranyumva sasa iyi miti wayikuye he iyi miti nayivanye nayivanye kabari atana kabari tusebona na bururu bari ya Sudani noneho ibi bintu biteye ubwoba mu by'ukuri iriya boutique wayitekereje gute iriya boutique uko nayitekereje nyubwanye nshaka kuyihanga hariya nkayifunga hariya urumva ku bushobozi bwanjye uko nashizeho hariya nkuko nawe wayishaka wowe ubwawe nawe ushatse kujya mu ishiho hariya nkabwidagara ry'amanyi urukumva ku buryo nta cyakubasha kuguhangabanya hariya nta mujura wakwiba ajyana gufasha ikintu agafata ikintu hariya akagushiraho isente akagenda nta kibazo kiba kirimo ese uri umuganga uri umupfumu cyangwa ni imiti tuwaguze ahantu umva nkubwire njye ubwanjye ndi muganga uri umupfumu byo nabyo uri umupfumu ntabwo uri umuganga ndi umuganga ndi umupfumu ibi ni ibiki ibi ni ibiki ibi ni ibiki mze kugura ibintu byamagana ibintu byamagana arindwi no mitajyana yose bamukongera magana 3 uvuye kuri butike yego uvuye kuri butike yego waje kwiba n'ibindi sha ngo byagenze gute napfuye munaguze nguze ibirayi n'itomati ariko mwesheje magana arindwi gusa none yose nari nyajyanye ariko ndayagariye mweko mbabarira we ntago zongera munda we cyangwa munda we agari nayo ngayo nyine mfashe n'ibya magana arindwi rwose ntago zongera n'abari bashura bagenzi bawe igitangaza cyane ndabwira we ntiwabibonye yego uzongera ntago nzongera we guca mu kiraro
Muze byagenze gute uriya muntu? Uriya yari yibye hariya muri botike. Sindakubwiye njye ubwanjye. Nta cyaje cyane. Oya urabeshe ntago bishoboka. Ntaje haga. Singaye. Cyari ibirayi. Sibirayi yibyariye. Arabigaruye hariya ari amafaranga yarayazanye. Nta muntu n'umwe wajyana ikintu cyanjye wa mugabo we. Uranyumva njye ubwanjye. Nta muntu wajyana ikintu cyanjye. Ngo gihere. Niki cyari kiriya. Nawe ubwawe. Uje nkaguha umuti nawe ugacuruza hariya. Nta kintu cyabajyana. Ese umuti cyo kutanga n'abandi bantu kugira ngo umuntu naza kwiba. Bakwibye wowe ubwawe ukazi wanjye ukagira iwanjye. Ibintu byawe. Wisahiye mu n'igice. Nagomba kubigarura. Ntago bishoboka muze. Ndakubwira. Ninjye muzanye. Oya. Turimo kwiganirira. Yari mu rugo siwo. Turimo kwiganirira. Siwo waje kundeba haga. Uranyuma nawe se. Oya, nago ndumujura. Nje naguza amazi kuri boutique yawe. Wishuye. Nishuye. Ntugira ikibazo rero sasa mu wanyu wanje. Ni wowe uyazanye. Oya, nago ari njyewe. Uze wagaturutse. Oya, ibyo nabonye umutipe yaje arayazana. Hazagiye numwe. Uzakubesha numwe. Hazagira ukubesha numwe. Wabikorera n'abandi se nje ndashaka ubwo bumenyi. Ubwo bumenyi. Sinubu ngubu. N'umwana wawe yarwaye. Bakoreye uyu mwana. Cyangwa umugore wawe. Cyangwa yarwaye uburwayi bwa bundi bize. Bababyeyi bandi. Bajya mu mihaga idakira. Babagore banani yewe bamugabo. Nawe ubwawe utagira ubugabo. Nawe ubwawe wakiremba we. Uzangari. Nyatari. Nyatari ibyo bireze ukwemera. Uzaze hariya wibesheho ufata ikintu unywe soda, unywa amazi, unywa ikiraco caca ugende. N'ubugenda. Guhaye uburenganzira n'ubugenda. Genda n'ubu ngo bugende. Oya. Nje mfite ubwoba. Ufite ucishaka ugende. Ntabwo nabikora. Rutagaruka hanga uri gukamba. Naheka imbwa. Uranyumva dada? Ndakumva. Muze ni hatari sana. Witwa nde? Nje nitwa Rurahunga. Ni hatari mzee. Ni hatari urakoze cyane. Nicyo ngicyo nashaka kumenya ariko ni ibintu biteye ubwoba mu byukuri. Boutique yawe nta muntu ushobora kuyiba. Ntawe. Ugerageza ushake n'abajura hariya cyangwa nawe ubwawe ugendemo. Genda ngwese hoda nawe bitsinge hariya. Nago bishoboye nago ndumujura. Wigende ntugende nk'umujura. Genda ugende utishura. Amafaranga uyasigeho. Ntugire uyahereza uyasigeho. Umufate tutakamo hariya. Ndabikora. Ndabigerageza. Ufate tutakariya wigende. Ngiye kubigerageza. Genda ubikoreho. Oya. Fata tushaka ugende. Oya. Ibi bintu nabonye hano ntago nabikora. Muze asante sana. Nawe. Asante sana. Nawe bari. Icyo twashakaga twakimenye. Kumbe ndi buraya. Ndi buraya nakuvura. Uburwayi bwawe ufite mu buraya. Urwaye nakuvurira hano. Ndehangaha ku gicubi cyanjye kakuvurira buraya. Ibyakunaniye byose nabikuvurira hanga. Asante sana mzee. Bye bye. Asante. Yes, muri iki cyaro twajemo nje ngo mwabibonye. Boutique ya Muzehe, boutique icuruza. Ni boutique iteye ubwoba cyane. Mu gihe turimo gukorana interview n'uyu muganga, uyu Muzehe wabonye umuntu yaje arimo kwigaragura ngo yaribye. Ubujura ntago bwemewe muri boutique yo musaza. Ni ibintu biteye ubwoba, ndabisubiramo ni ibintu biteye ubwoba mu byukuri. Iyi nkuru twayitangiye kare kuva amasaha ya saa 8 kugeza aya masaha turimo gutegereza abantu binjiye kuri boutique tubashe kumenya tunavuga nawe kugira ngo iyi nkuru yuzure neza tugomba no gushaka Muzehe nyirabayazana. Twamubonye mwamubonye. Ni hatari. Ubu ngubu ni amasaha ya saa 3 za nijoro. Hano ni kure tukaba tugiye gusubira i Kigali ariko ibyo twashaka kumenya no kubona twabibonye uyu munsi. Ibi bintu biteye ubwoba mu byukuri mwabibonye namwe muri mu gukurikirana Big Town TV. Nta kindi narenzaho. This is Big Town TV. I go by the name Back T behind the camera ndi kumwe na Nina arakoze cyane
kudufatira amashusho. Namwe muri mukurikirana Big Town TV murakoze cyane. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe maze tugakomeza kubazanira inkuru zitandukanye. Aho ari hose tugomba kwagera. Icyo ari cyo cyose tugomba kibamenyesha. Mwebwe muri mukurikirana Big Town TV. Ubungubu tukaba tujye kwerekeza town. Until next time, ciao ciao, bye bye. Ariko biteye ubwoba. I told you man, atari sana.